ufite ubwoba kutazagerayo tumira umusaraba ubona imbabazi ze agukiza urupfu aguhugiro mbese ufite ubwoba kutazagerayo tumira umusaraba ubona imbabazi ze agukiza urupfu aguhugiro ufite ubwoba bwo gusanga umukiza ihuta umusanga gutegera amaboko n'umunyembabazi yakira umusanga wese ufite ubwoba bwo gusanga umukiza ihuta umusanga gutegera amaboko n'umunyembabazi yakira umusanga wese ufite ubwoba bwo gusanga umukiza ihuta umusanga gutegera amaboko n'umunyembabazi yakira umusanga wese n'umunyembabazi yakira umusanga wese n'umunyembabazi yakira umusanga wese mbese ufite icyaha cyakubaye wakarama gihindura umwanzi uriyumvutse kongera kuba ugarutse mu rugo hano ni mu rugo iteka ry'umwaka nyine bafite ibyishimo turanezerewe ku bana iki kiga cyagutunguye kigera hano urebye nta byinshi kuko umwaka ushize nari ndi hano ariko abantu basize banamiseyo barabyibushe mbese n'ibirumva ari icyo ngicyo ariko ibindi biba gusa reka amakuru meze neza urugendo rwari rumeze gute iki cyagutunguye ukigera hano nta na kimwe ibintu byose se is the same thing twagiye muri healing fest witeguye ute nka Kadogo hariya wari uri urabizi hariya ni umuryango ukomeye nacyo cyatumye umanuka cyane urumva byiteguranye imbaraga zikomeye kandi dutumira n'abantu kugira ngo baze ikomeye cyane keza uje mu gihugu cyacu kubona healing wigeze uyu munsi kuri wowe bigufasha iki cyangwa se utekereza iki kuri healing uyu munsi ni ikintu gikomeye urumva twari tuzi ko nitugenda bizasigara bitameze neza ariko twaragiye ahubwo bitera imbere cyane so ni umugisha rero kuba twaragiye tugasanga bagikomeye bagihamye ni umugisha ukomeye cyane twitegure nseko ko nawe kuzaba uri kumwe nabo cyane rwose I'll be there mu myaka umaranye na Eric ubu twagiye mu ubuzima bwanyu noneho niki utari umuziho mukigera mu rugo cyagutunguye He's a hard working man kuko uburyo hano iwanyu mubayeho it's different n'uburyo tubayeho hari so nari nzi ko bizamugora but agereyo yabikoze neza cyane he's a hard working man Kadogo ari mu bantu mu bintu wagiye usaba Imana ese ari mu bo wasabye Imana uko wasabye Imana cyane rwose Kado Nseko mu bantu wagiye usaba Imana yaje ari uko wamusabye bisa namusengeye ushigikira yerekwa
kabisa byose ndasaba Imana yarabimpaye. hanyuma reka tujye kuri healing. Ese ni iki uri gutegura wowe ku giti cyawe kuzafatikanya nawe wese uzaririmba ku giti cyawe cyangwa muzaba muri kumwe? Tuzafatikanya nabo mu ndirimbo zose tuzaba turi kumwe nabo, ndibaza nuko tuzafatikanya ntabwo nzaririmba cyane. Ese Kado, abakunzi bawe bakunda ibihangano byawe bya Kariye Solo wababwira iki? Gutegura ibindi bikorwa byinshi. Ubwo uheruka hano ntabwo wari warakoze indirimbo, ariko wadusezeranyaga ko mu minsi mike uzakora indirimbo. Ziriya ndirimbo zaje gute? Se wazanditse gute? Nk'uko nagiye mbivuga kenshi, navuye hano nta ndirimbo nkora, ariko ngere hari irumva nari njyenyine nta healing iriyo, nagomba gukomeza umurimo w'Imana yampamagariye nshyira indirimbo hanze ebyiri. So byaje ubutumwa ngiye ntanga ni uko guhumuriza imitima y'abantu. So rero n'izindi ziri inyuma nyinshi kandi Imana izakomeza. Niba atari ibanga, abahanzi benshi bavuye inaha bagiye hanze basubira inyuma cyane. Nka Kadogo twari tuzi tongere tubone haracyameze kwa kundi twari tumuzi cyane. Kubona akazi nkora ari hano muri iri, ntabwo ukora aka kandi muri iri. Reka tujye kuri Nseko. Ni iki kuri Kadogo uvuga ati ntasanzwe mu bantu bose nzi? Icyo navuga ni uko umuhamagaro w'umurimo awukoresha neza, and ni umuntu usenga cyane. Sometimes nari nzi ko abaririmbyi gusa baririmba kuri stage, that's it, ariko iwe aranabisengera. So ni umuntu ufite umuhamagaro ukomeye muri we cyane. Ni iki wamubwira hano atarazi kuri bumubwire? Se ni ikirara, ndamukunda. Kandi ni iki wabwira Nseko ijambo uhora wenda umubwira n'uyu munsi washobora kumubwira? Ni nk'iri yavuze ni uko mukunda kandi ari ibikomeje, ntabwo ari bizashira, birakomeje iteka ryose. Kadutumira abantu muri konseri. Karibu muzaze tubane, bizaba ari umugisha ukomeye kubana namwe. Hazaba harimo ubutumwa bwiza kabisa buhembura imitima y'abantu. Wowe wihebye ufite ikindi kibazo uzaze, Imana izabana natwe kandi izadukoresha. Konseri ni ikuzanye cyangwa harimo n'imishinga? Nyamukuru hano mfite famiye, ariko konseri nyamukuru nizanye. Mwakwibutsa abantu amatariki n'aho konseri izabera? Tariki 15 z'ukwa gatandatu izabera muri Camp Kigali. Murakoze, reka tubashimire. Murakoze cyane. Hoya
mara twumve ijambo.